nakuzwe nimugire roho mutagatifu n'ingabire ze zose, nimusangwe mutima mweranda, nimusenderezwe ingabire zose zivuye mu ijuru. Turi ku munsi wa 36 mu minsi 90 y'amasengesho yacu yo gusenga dutakambira isi. Uyu munsi dutangiye uwa mbere cyumweru twakitiriye gusengera no gutakambira abapfuye n'abarimo gupfa muri ibi bihe bazize iki cyorezo cy'indwara ya corona, dusabira kandi n'abazize ibindi byorezo, amajya anyuranye, roho ziri mu purgatori n'abandi bose bari mu minsi yo gusarurwa kuri iyi si. Ijambo ry'Imana ridufasha riri mu Ivanjiri ya Matayo, umutwe wa 9 umurongo wa 15, riragira riti: Yezu arabasubiza ati, birakwiye se ko abakwe bagira ishavu bakiri kumwe n'umukwe, ariko hazaza igihe umukwe azabavanwamo nibwo bazasiba. Hari ukuntu abantu bibazaga ibibazo byinshi, kuki abigishwa ba Yezu badasiba. Murabyibuka hari igihe bamamfuzaga ingano ku isabato bakarya. Murabyibuka ko hari imihango imwe n'imwe yakorwaga n'abafarisayi cyangwa se imihango ya Kiyahudi. Yezu akarenga kuri iyo mihango, agakiza abantu, agafasha abantu, akita kuri muntu, akerekana ko muntu ari we usumbye byose. Ariko iki gihe kiragera, Yezu ati hari igihe umukwe azavanwa muri mwe, icyo gihe muzasiba. Ni ryari umuntu yiyemeza gusiba? Ibihe by'ubuzima byose si ibirori, ibihe by'ubuzima byose si umunezero. Umubwiriza, igitabo cy'umubwiriza kiratubwira ngo ibihe biragenda bisimburana. Haba igihe cyo kwishima, hakaba igihe cyo kurira. Haba igihe cyo kubaho, hakaba n'igihe cyo gupfa. Haba igihe cyo gutunga, hakaba igihe cyo gukena. Haba igihe cyo kurwara, hakaba igihe cyo gukira. Ibyo bihe uko bigenda bisimburana, niko Imana itwereka ko kuri iyi si tudakwiriye kwitwara uko tubyumva. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi riradusaba kuzirikana ku bandi. Imiryango myinshi yabuze ababo. Hari igihe ujya kumva icyago kirabaye kwa kanaka, ukajyayo ugatabara, wabishobora, cyangwa ukabandikira mesaje yo kubakomeza, cyangwa se ukabatelefona. Ariko hari n'igihe bihita ukavuga utoke kwa naka, nyine ubwo n'ibyo, ubwo nuko byagenze. Nyamara ukibagirwa ko ejo ibyo byago bizagera iwawe. Ngo hari umuntu watinyaga urupfu cyane, aza kugera ahaganiriza urupfu, ngo ararubwira ati, warupfu, umunsi umwe uzaza kugera iwanjye ukantwara, uzanteguze. Noneho urupfu ngo rurabimwemerera. Umunsi umwe agiye kubona yumva inkuru y'incamugongo ngo ku muturanyi we hapfuye inka ye. Yagize urupfu rutunguranye. Arabyuka byumvise ngo kwa kanaka bapfushije ya nka nziza yakamwaga litiro 50 z'amata, yari ifite abaganga, yari ifite abaveterineri, yari ifite ubwatsi, yari ifite abashumba. Aravuga ati, urupfu ko rwageze mu baturanyi, reka nimuke da. Warimuka, arakugendeye. Aravuga ati, ko ngifite ubushobozi, reka niyambaye nshaka ibyangombwa njye gutura muri Amerika. Aragenda, ageze muri Amerika aravuga ati, ibi bihugu by'ibihangangeho ntihapfa abantu benshi, nzivuza, nzarindwa, nta ntambara izahaba, nta mikorobe zizangeraho.
agiye kumva bukeye bwaho yumva umuturanyi bari baturanye mu nzu, umwe yari atuye hejuru undi atuye hasi, yumva yapfushije umwana we. Aravuga ati yo, no muri iyi nzu buriya hari, no muri iyi nzu urupfu rwahageze, no muri iki gihugu urupfu rwahageze, aba arimutse. Aragiye nk'aho yakugiriye gutura mu cyaro muri Afurika, igihugu runaka, avuga ati nzagenda nture mu cyaro, ubushobozi mfite nziyitaho, ngerageze kwirinda ibi biryo birimo produit chimique, ibiryo biri naturel, ubuzima bwanjye bubungabunge, ndebe ko nazaramba igihe kirekire, nywa amazi yavuye ku isoko n'ibindi byinshi. Ngo aragenda umunsi umwe agiye kuvoma ku iriba, ngo aranyerera yitura muri rya riba ry'iyo soko yari agiye kuvomamo. Urupfu ruramubwira riti sinari nzi ko unkunda bigeze aha, burya uko wagendaga umpunga niko wanyiyegerezaga kurushaho. Bavandimwe, kuri iyi si ntawe utazapfa, njye nawe turi abakandida ba vuba cyane. Bariya abantu ubona b'ibihangange, abo bakuru b'ibihugu, abo bantu ubona baba miliyarderi, abo bantu wita ko bari mu gisubizo cyangwa se bafite ubudahangarwa, nta muntu n'umwe urupfu rutarimo ruhunahuna. Nagira ngo mutazibeshya ngo nubona rutwaye umuturanyi ugire ngo njye sinzapfa. Kora ibyo ushoboka byose, ariko dore iki gihe cyo gusengera, iki cyumweru cyo gusengera abantu bitabye Imana, uzigame imbaraga zo kuvuga uti reka nzamure roho zabo zisanga umuremyi wari waraziremye, bityo nugera mu ijuru uzagira abantu bakwirahira bakwakira. Ndibuka umupadiri umwe watwigishaga yaratubwiraga ati, yigeze kutubwira ati nta byago nko kuzagera mu ijuru ukabona urahinjiye ukabura umuntu ukuzi, ukabura umuntu ukubwira ngo kanaka araje, uyu nguyu niwe watumye ngera aha, nawe ngo aze kukwakira kubera ko muziranye, kubera ko mwamenyaniye mu gikorwa cy'urukundo wakoze, kubera ko mwamenyaniye mu isengesho wamukoreye, kubera ko mwamenyaniye mu misa wamuturiye, kubera ko mwamenyaniye mu nkunga wamuteye, utazi neza ko ibyo wagiriye umwe muri abo batoya ni Imana wabaga ubigirira. Nimwibuke iyo vanjiri Yesu Kristo atubwira ati ibyo mugirira umwe muri aba batoya muzahore muzirikana ko ari njye muba mubigiriye. Muri iki cyumweru twese twarapfushije, dufite abantu bapfuye mu miryango yacu, dufite abarimo bapfa muri iyi minsi, dufite impfu nyinshi twumva hirya no hino ku isi. Twigomwe tugamije guhongerera ibyaha by'ababica, guhongerera ibyaha by'abapfuye, guhongerera ibyaha byacu n'iby'isi yose. Basabiye umugisha uva ku Mana, Roho Mutagatifu agukomezemo imbaraga zituma ibi bihuta bifata nk'ibisanzwe, kuko harimo ibintu bidasanzwe bitungura buri muntu. Ukumva ejo bakubariye ngo kanaka arapfuye, ese byagenze bite? Ahuye n'impanuka, aranyereye aragwa, afashwe n'indwara akanya gato, umutima urahagarara, yari arimo agenda, yari yavuye ahari muzima, cyangwa se ahuye n'abagizi ba nabi n'ibindi byinshi. Iyo umuntu nk'uwo umubuze, tuzirikane icyuho bisiga mu basigaye. Tusabire cyane abantu bari babereye nk'inkingi ya mwamba, imiryango, igihugu, isi, maze urupfu rukabahitana. Uyu munsi imiryango ikaba ikirwana n'icyo cyuho. Ndazirikana umubyeyi wawe,
ndazirikana umuvandimwe wawe, ndazirikana inshuti yawe, ndazirikana mugenzi wawe, ndazirikana muntu wese uri kuri iyi si Imana yahamagaye kugira ngo iri sengesho ryo kwigomwa no kwitangaho igitambo gihongerera bigufashe kongera kubona ubugingo bw'iteka. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, hubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Yezu wacu tubabarira ibyaha byacu kandi uturinde umuriro w'iteka, igarura roho z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe kandi ubabarire roho ziri mu purgatori n'abanyabyaha b'isi yose. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Yesu, Yesu, ubishatse wanyisa, ubishatse wanyisa.